ndabona bitazajya byoroha ko n'ibihumbi 3 kubibona byari ikibazo. Ariko mwatubariza impamvu bamwe babashize mu cyiciro cy'abantu bafite inganda n'abantu bari hasi mu cyiciro cyo hasi. Ese twebwe twibaza ngo nituramuka badutangiye amafaranga bo mu cyiciro cya kabiri tuzajya duhabwa serivisi nk'abari mu cyiciro cya 4 n'icya 5? Ese niba koko ayo mafaranga bayurije kuri mituweli, ayo mafaranga ntabwo tuza kujya kugura imiti hanze izajya iboneka nk'uko tuyisabye? Ariko n'ubundi kumenyesha umuntu mbere y'igenda ibyo byiza, umuntu ntibimutungura ntibimugwe. Muraho ndabasuhuje mwese, amahoro y'Imana bane namwe bituwe n'ibice by'isi mugiye muhereyemo bigiye bitandukanye. Andagira ngo izi nimba mutima z'abaturage mumaze kumva nibyo bagenaga bagaragaza ubwo mituweli yari yazamuriwe ibiciro. Ndagira ngo none tuze kumva imba mutima noneho bagaragaje ubwo nanone Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagabanyije ibiciro kuri mituweli mu byiciro bimwe na bimwe. Ibi byakozwe ku ya 14 z'ukwa munani mwaka 2026, ubwo no ngo nejo hasize muri rusange niho byakozwe. Byakorewe muri village Rugwiro ku nama yari yobowe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Iyi nama yateraniye muri village Rugwiro yahuzaga abaminisitiri ndetse n'abandi bayobozi bo ku rwego rw'igihugu bakomeye bagiye batandukanye. Iyi nama rero yigaga ku hazaza h'umuturage ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange. Ragira ngo tuze kuvugira bimwe mu byayikorewemo ndetse n'imyanzuro myinshi mayivuye mu myanzuro myinshi mu byayigiye biyivamo, ariko by'umwihariko turaza kwibanda kuri mituweli. Ese kuri mituweli niki bayivuzeho? Ibiciro bya mituweli babigabanyije mu bihe byiciro mu buhe buryo? Nibyo ngira ngo tuze kuvugaho. Nanone ndagira ngo tuze kwibanda ku kureba ngo ese ko hari abantu bamaze kwishura mituweli, hari abatari bishura mituweli, abo biraza kugenda bita, abatari bishura barishura mu buhe buryo, abamaze kwishura abo biraza gukorwa bite? Nibyo ngira ngo tuze kuvugaho muri rusange. Rero ntugiye gucikwa, iyi ni Rwanda Media Info. Niba utarakora subscribe na gusaba gukora subscribe kugira ngo hatazagira amakuru yongera kugucika muri rusange. Hanyuma rero iyi ni inama yo ku 14 z'ukwa munani yagiye yanzura imyanzuro misha bishingiye ku teka rya minisitiri. Nanone imyanzuro yanzuwe ni iyi ngiyi ngira ngo tuze kugarukaho. Hashingiye ku teka rya minisitiri, mituweli yagabanyirijwe ibiciro mu byiciro bigiye bitandukanye, by'umwihariko icyiciro cya 3 ndetse n'icya 2, dore ko cyo nanone cyari cyagizweho ingaruka n'izamuka ry'ibiciro kuri mituweli. Hanyuma ndagira ngo kugira ngo tuze kuvuga ku byahinduwe cyangwa se uburyo imanuka rya mituweli cyangwa se kumanura amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza asanzwe atanga kuri buri munyamuryango ukoresha ubwisungane mu kwivuza bwa mituweli byakozwe. Ndagira ngo tubanze dusubire inyuma gato kugira ngo ibintu bize kudufasha kumva no gusobanukirwa uburyo ibyakozwe by'ubu ngubu cyangwa se ibyahinduwe biteye. Uburi byose bijya gutangira byatangiye ku itariki 8 z'ukwezi kwa 2 mwaka 2026, ubwo ni mwaka turimo. Iki gihe rero nibwo byose byatangiye. System ya RSSB yagaragazaga amafaranga menshi 20,000 kuri buri munyamuryango wese ukoresha mituweli de santé. No kuvuga ngo icyo nicyo cyatumye abaturage babaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, babaza RSSB, babaza ibinyamakuru. Hanyuma ibyo biza gutuma RSSB nayo ijya mutangazamakuru isobanura byose muri rusange, isobanura inkomoko n'imvano y'ibyo bintu kubona muri system. RSSB yavuze ko kirazira nta muturage uri mu cyiciro cya mbere cyangwa se icyiciro cya 2 ndetse n'icya 3 uzishura 20,000. RSSB bisobanura ko ikintu cyateye ibyo bintu ari uko nyine system ya RSSB yagiye hanze yari kirimo kuvugururwa itaranozwa neza, bikaza gutuma isimbuka abaturage bakayaccessinga cyangwa se bakaza kubona amakuru ataruzura neza cyangwa se ataramara gushirwamo neza. Ibyo bigatuma buri wese uri kujya muri system abona 20,000. Ibyo ngibyo RSSB yasobanuye. Ibi rero byabaye nyuma yuko hari yasize imyaka igera kuri 25 mituweli de santé ikoreshwa mu Rwanda. Ndagira ngo kugira ubu ngubu ejo bundi nanone mituweli de santé yizize isabukuru y'imyaka 25 ikoreshwa mu Rwanda. Hanyuma ibyo ngibyo birangiye, nyuma yaho abanyarwanda bagira bati n'ubundi nta nkuru ivugira ubusa ku musozi, nta nduri ivugira ubusa ku musozi muri rusange. Hanyuma ibyo ngibyo bimaze kurangira, icyahise kibaho nuko nyuma y'iminsi mike itarenze nk'iminsi 3 ku tariki nka 13 RSSB yahise ishira irindi tangazo hanze rigaragaza ibiciro bya mituweli ndetse n'uburyo mituweli igomba kwishyurwa kuri buri munyamuryango nyine ukoresha mituweli de santé ngaha mu Rwanda muri buri byiciro nyine bigiye bitandukanye. RSSB yari yagabanyije abaturarwanda cyangwa se abanyarwanda mu byiciro bitanu. No kuvuga ngo hari icyiciro cya mbere, 2, 3, 4 ndetse na 5. Ibyo byiciro nibyo mu by'ukuri byagenderwagaho kugira ngo umenye amafaranga ugomba kwishura ndetse n'uburyo ugomba kwishuramo muri rusange. No kuvuga ngo mu cyiciro cya mbere RSSB uburyo yagaragaje ko abantu mu cyiciro cya mbere bagomba kujya bishura amafaranga y'u Rwanda 4,000, ari mu mafaranga y'u Rwanda 4,000, ariko ntaba ari bo bayishurira, abo ngabo bakaza kwishyurirwa na leta, dore ko umuturage wo mu cyiciro cya mbere nanone asanzwe agendwa ndetse agakurikirana leta
leta rero imenya imibereho y'ubuzima bwe bwa buri munsi, dore ko ibashakira akazi, ikabitaho nyine, ikabishyura mituweli, rimwe na rimwe ikabahereza n'ibyangombwa nkenerwa, ikarihira abana b'ababyeyi baba mu cyiciro cya mbere cyangwa se abana b'imiryango mu cyiciro cya mbere, ikabarihira amashuri ndetse n'ibindi bitandukanye tugenda tubona leta igenda ifasha abantu baba mu cyiciro cya mbere. Nanone icyiciro cya kabiri nacyo cyagizweho ingaruka zikomeye n'izamuka, dore ko cyari gisanzwe cyishyura ibihumbi 3, rimwe na rimwe leta ikanabafasha ikabishyurira. Hanyuma icyabayeho nuko nanone ingaruka zabaye ku cyiciro cya kabiri, nabo bagomba kujya bishyura ibihumbi 4, ariko bo ntibabunganire bikabije cyane, bakaza kubunganira 25%, no kuvuga ngo ni igihumbi ku bihumbi 4 kuri buri munyamuryango nyine. Niba ufite abantu 5 ubwo leta yagomba kugigutangira 5,000, nawe ugashaka ibindi 3,000 kuri buri muntu, ubwo 15 ukabishaka ukabitanga, leta ikaza kugutangira ibindi 5, ubwo 20 kuzura, ukivuza igihe kingana n'amezi 12. Nuko nguko ibintu byari bimeze mu cyiciro cya kabiri. Icyiciro cya gatatu nacyo noneho cyagizwe ingaruka zikomeye cyane, dore ko n'abanyarwanda benshi baba mu cyiciro cya gatatu kugera uyu munsi wa none. Icyiciro cya gatatu kirimo abanyarwanda hejuru ya 80%, ari naho hantu haturuka amafaranga menshi mituweli de sante igenda ikoresha mu kugura imiti ndetse no kugura ibyangombwa nkenerwa bikoreshwa kwa muganga nyine, mu kwita ku barwayi ndetse no mu kuvura ibikorwa byose cyangwa se indi miti yose itangirwa kwa muganga igurwa mu mafaranga ava mu cyiciro cya gatatu ubundi akenshi na kenshi. Hanyuma kubera ko icyiciro cya mbere n'icya kabiri kirimo abantu bakeya, ugasanga leta n'amafaranga iri buze gutanga ntabwo ari buze kuba menshi cyane irihira abo bantu mu cyiciro cya mbere ndetse n'icya kabiri bafasha muri rusange. Hanyuma ikindi kintu cyari gihari nuko mu cyiciro cya kane naho byaje guhinduka, bakajya bishyura amafaranga 8,000 nyine, nk'uko RSSB yabivuze ndetse ikanabisobanura, ikanabishimangiza itangazo ryayo yasize ku mbuga nkoranyambaga zayo ndetse no ku maradiyo na televiziyo, ikaza kubisobanura neza uburyo ibintu byose biteye. Hanyuma rero ndagira ngo twihuse manze ngusubize inyuma gato nanone kuri ubu buryo. Uburyo system y'igihugu yubatse ndetse iyi system ikoreshwa mu bihugu byinshi, abantu bo hagati no hagati cyangwa se iyo tugiye kubara levels cyangwa se ibyiciro muri rusange by'imibereho y'abaturage, usanga nyine abaturage imibereho yabigabanywe mu byiciro. Hari abaturage batoya babandi nyine kugira ngo babeho usanga bastruggling cyangwa se banyuze mu nzira zitandukanye, handi ashobora kuburara mu gihe atakoze. Hari abandi dufata nk'abo babandi bakora bikagenda ariko ntibicemo cyangwa se ntibagire amafaranga ahagije cyangwa se ibibatunga bihagije muri rusange, ariko hakaba hari icyo babona. Hakaba n'abandi bo hagati no hagati bakora ibintu bigacamo bikagenda, bakaba bafite amafaranga ariko nyine atari amafaranga akabije cyane. Hakaba noneho n'abafite amafaranga ariko atari menshi cyane, hakaba n'abandi bafite noneho menshi cyane wavuga ngo arahagije. Ibyo nibyo byiciro rero usanga mu bihugu byose bagenda bakora. Rero icyo gituma abantu bo hagati no hagati babandi leta ibizi ko bakora ibintu bikagenda kandi bigacamo, bari abantu leta iburyo ibakoresha mu kubaka igihugu muri rusange, haba mu gusora, haba muri bya mituweli ndetse no mu bindi bikorwa byose bya leta, ndetse kandi si mu Rwanda gusa, ni mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye. Bari abantu urugero nko mu Rwanda iyo tugiye nko ku misoro dusanga abasora bo hagati basora amafaranga menshi iyo ugereranije n'abandi bantu nyine abasora bakuru cyangwa se abasora batoya. Nanone iyo nituza kugaruka ubu ngubu kuri mituweli, turasanga abantu bo hagati bo mu cyiciro cya gatatu nabo urumva bari hagati y'icya mbere n'icya kabiri, bakaba hagati nanone n'icya kane n'icya gatanu. Abantu bo hagati rero leta ibizi ko ni umuntu nyine ukora amafaranga akaboneka, ubuzima bugacamo, ibintu bikaba biri kugenda neza. Icyo leta ikora rero ni iki ngiki, ikoresha abantu kubera ko izi ko badashobora gucika intege ndetse no gutezuka ku ntego bihaye. Bo baba bagomba gukora umunsi ku munsi kugira ngo bagere aho bava ndetse n'aho bagera, ndetse kandi bakaba bakora ibintu bikagenda amafaranga akaboneka. Ariyo mpamvu leta ihitiza kuri ya mafaranga kugira ngo bayiheho nyine, hanyuma bateze imbere igihugu muri rusange n'abagituye. Ibyo ngibyo rero uburyo bikorwa muri aya strategy nyine. Niyo mpamvu n'abantu mu cyiciro cya gatatu kubera ko ari benshi bagomba kujya bishyura 5,000 aho kwishyura 4,000 cyangwa se 28,000. Ushobora kumva ngo umuntu wo mu cya kane wishyura 8 n'uwo mu cya gatanu wishyura 20, ayo niyo menshi ariko si menshi. Reka nkwereka umuntu wo mu cyiciro cya kane abayishura 20, ariko ugasanga ku munsi ashobora kwinjiza 50,000 by'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe umuntu wo mu cyiciro cya gatanu abayishura 20, ugasanga nawe ashobora kwinjiza 100,000 ku munsi. Mu gihe wundi wo mu cyiciro cya gatatu abayishura 5,000 kuri buri munyamuryango, ariko hakabigiye no n'ibyo 1,000 no ku munsi adashobora kubigezamo. Gusa nyine ikibazo cyo gihari kirazwi nuko abantu bo mu cyiciro cya gatatu muri rusange harimo benshi batabikwiriye, ariko ibyo ngibyo leta irabizi, ariko nta kintu yabikoraho kugira ngo nyine ibintu nyine bikomeze kujya
mu buryo niko bigomba gukorwa kugira ngo igihugu gikomeze gitere imbere muri rusange. Hanyuma rero ndabona muri rusange video iminota iri gusa naho iba myinshi. Reka nshimire wowe twabanye kugera ahangaha. Hanyuma ikindi nakubwira nuko ngiye guhita ntegura video iri buze gusobanura uburyo impinduka zabayemo zitiye ndetse n'uburyo abagomba kwishura amafaranga ubwo nyine ndasobanura ndetse kandi nshimangira neza ko ari abo ngabo batari bishura ndetse n'abamaze kwishura impinduka zabayemo uburyo bari buze kubikora. Ese ko wishyuye kuri 5 bakaba bagabanije biraza kugenda bite? Nicyo ngiye kuza mvuga mu kanya. Ntuze gucikwa rero n'indi video iri buze gukurikira nyaboneka. Nizere ko wakoze subscribe kugira ngo utaza gucikwa. Hanyuma rero niba utakoze subscribe byashoboka ko ubu ngubu ari bwo bwa mbere na nyuma waba ubonye amakuru yo kuri Rwanda Media Info. Hanyuma rero bye twongeye guhura mu kanya muri ayo makuru arambuye.